ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Ibyari byaranze bigiye kwemera mama, ibyari byaranze bigiye kwemera papa, ibyari byaranze bigiye kwemera wa mukobwa we, ibyari byaranze bigiye kwemera wa musore we, kuko Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere yawe. Abazi baba bagiye kubibona, abakuroza, abakurwanyije, abaguciye intege, abakwesa ko naho uzagera, abakurwanyije mu kazi, abaguhagurukiye taya siramone taya bini fadra. Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Ariko iyo winginze Imana irongera ikakwereka imigambi yayo. Imana ishimwe kandi Imana itugimbiye ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Amina. Imana ijya ibisohoza abantu badahari, abari barakurwanyije babuze mu mugambi wawe. Imana yarangiza ikohereza imbaraga zayo, kuko amaboko y'Imana ngo ni maremare. Ngo n'icyo uvuze ndagikora. Ndagira ngo nkubwire aka kanya uri kumvira ijambo, icyo usaba Imana wizeye ukiranutse, icyo nacyo Imana ngo iragikora. Yabwiye Mose umugabo wo kubihamya, hari ibyo Imana nagiye nyibwira nyisaba irabikora. Nawe wongere ugirire icyizere, wongere uyibwire kuko Mose yarayibwiye. Yes, turasuje mwese mukurikiye channel yitwa Cyumba TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. None mu gitondo mugire igitondo cyiza, haba yari ijoro mugire ijoro ryiza, niba ari igicamunsi mugire igicamunsi cyiza. Turagushimiye wakoze subscribe, share, like, comment ugasangiza n'abandi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu gukurikirana 5 kuri 5. Na utarakora subscribe yikoresha, like, comment usangiza n'abandi ko bwije nuko bukeye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wowe utarufite ibyiringiro Imana irabiguha, warufite urwaye Imana iragukiza. Hanyuma duha ikaze mu majyepfo mu majyaruguru mwasara bwaryo murengera bwaryo rwota amasimbi diaspora ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali turabahaye ikaze. Imbere ya kamera zacu turahabona umutumirwa, turabona umwana w'Imana, mu bigaragara arasa nk'umuntu Imana yiciye umwako abazimu bakaburara. Umeze ute? Meze neza. Makuru yari meza. Uraho urashima Yesu? Ndashima Imana cyane. Nawe niba kubaza uzababwire ko Yesu yangiriye neza. Siko ndangira ngo randangije rwose. None se nk'umuntu ukonye ku Cyumba TV kari ubwa mbere ciyeho yamenya kaneza ugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nari nkubwiye ko ari ubwa mbere uciye ku Cyumba TV. Nk'umuntu dukurikiye ashobora kuvuga ati uyu muntu yitwa nde? Murakoze cyane kunyakira ku Cyumba TV. Amazina yanjye nitwa Uringimana Solange. Yego. Nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Nkaba ndi umukristo, nkunda gusenga. Nkananira mu itorero ryitwa Betisida. Nishimira yo kubana namwe muri uyu mwanya. Urakoze cyane Solange. Solange Karame. Ndimo ndabona unyicira ingoya. Kwica ingoya urabizi? Oya. Kwa kundi umuntu yicishije gutya. Akora umuntu yicishije gutya. None abakuru bavuze ko atari ukwica ijisho ryica abajura. Ahubwo abakumukinya mupfura ni ukwica ingohe. Ndimo mbona unyicira ingohe rero umbwira ati naje mpfunyitse ibintu byinshi nyabone kutaza kuncura kandi ndumva ashaka kubwira abantu icyo naje mpfunyitse ku Cyumba TV. Hanyuma rero reka ngwakanye usenge nimara gusenga uhita twangiye dupfunyurure ku by'Imana gupfunyikiye kugira ngo abantu badukurikiye bungukirwe. Urakoze cyane ngaho tanya dusengera Imana hanyuma uhita unakomerezaho. Murakoze reka twubahe Imana dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje kuko umukozi umuhanga. Tugushimiye kujya neza kwa Kristo wabambwe ku musaraba, waraturinze iminsi yose yatambutse. Mana suko twari beza, suko twari dukiranutse, ahubwo mwami Imana n'ubuntu n'imbabazi zawe watugiriye. Data twebwe tukiriho tugiye mu kumuka bazima, turagushimiye cyane kwa aya masaha mwami Imana ugiye kubana natwe ukatugirira neza. Uwiteka mwami Imana nyiri bihene waduhamagaye avuga ngo tugukorere, tugende tubwire abantu by'ubwami bwawe. Uwiteka turagushimiye kubw'uyu mwanya. Umuntu wese data wa twese nyir'ingabo uzumvira ijambo rizajya aho mukura, rizajya aho rimugeza. Uwiteka ndakwinginze mwami Imana nyir'ibihe, haba mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacu, twamenye neza yuko ijambo ryawe mwami Imana ari inkota ityaye yinjira igahinguranya. Yemera data wa twese imitima yihebye aka kanya, Mana ihembukira imbere y'amaso yawe. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana y'urukundo, ugira neza bugacya bukira. Turakwinginze
turakwinginze mwami Imana ngwino ubane natwe duhamagaye mwuka wera duhamagaye imbaraga z'ijuru imbaraga zihindura ibyanze guhinduka haya masaha winimo yasire gine hene kutala bayasikaje zidokire turaguhamagaye Kristo bana natwe muri uyu mwanya Uwiteka mwami Imana nyiribihe buri muntu wese uri bwumva iki kiganiro buri muntu wese uri bwumvira ijambo mwami yari yihebye umwongeramo imbaraga wumvaga ubuzima burangiye wongera muremera ibyiringiro niwe byiringiro bizima Kristo niwe Mana itagibesha niwe Mana isezera igasohoza haya masaha Kristo ongera wivuge mu mitima y'abantu benshi bagiye kudukurikira nyemerera Data wa twese nyiribihe ijambo ryawe mwami Imana nyiribihe rijya rizura ibyapfuye yemera Data wa twese nyiribihe wigaragaza nk'Imana wihesha icyubahiro twe ntacyo dufite cyo kuvuga ariko uri muri twebwe Kristo ubasha kuvuga abantu bakakumva yemera Data wa twese nyiribihe umuntu wese uzumvira ijambo Mana rizagira icyo rikora mu buzima bwe rizagira amateka rihindura turagushimiye rero ngaho bana natwe Mana iminota tugiye kumara imbere y'amaso yawe buri umuntu wese Mana azunguke azabona mwami Imana nyiribihe ibyiza byo mwiri jambo ibyiza byo gusenga ngabana natwe Kristo muri byararirimbye hene kota yasire grere dotayini ngo mu gihe cyo gusenga netaya winima hene kutara bayasire grere bamasengesho yacure bayasire ngatambuka karenga inyenyeri agakomanga nyemera Data twese nyiribihe twarimo tugusenga yemera isengesho dusenze rigenda rigira ibyo ribohora rigenda rimenagure rigenda risenye imitima y'abakahebwe Mana uyihindure ushobora byose Kristo nta kijya kikunanira urakoze turagushimye dahagaritse imbaraga zose z'umwijima dayimoni utuma abantu batumva ijambo ryawe dayimoni utuma abantu badahinduka turamwirukanye mu izina rya Yesu duhamagaye presence yawe Mana imbaraga zawe zitugote utubambeho amahema urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Turashimira Imana kubw'iyi tariki ko twongeye kugaruka imbere y'Imana iminsi bibaye myinshi ariko turashimira Yesu ko yongeye kuduhereza andi mahirwe yo kugira ngo tumuvugire. Nsuje abantu bose bari bukurikirane iki kiganiro arabacazacyumva n'abazagikurikirana live turabashimiye cyane tubararika kugira ngo muze mubane natwe kandi Imana y'amahoro irabaha umugisha. Ntago dutinda tugiye gusoma ijambo ry'Imana twamaze kumenya ko aribwo buhanuzi butavangiye iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryizera ribasha kuguhindurira ubuzima. Turashimira Imana rero ko natwe twizeye ijambo ry'Imana rikaduhindurira ubuzima. Hari aho Imana yadukuye hari n'aho itugejeje dufite byinshi twavuga kuri iyi Mana. Igenda itugirira neza uko bwije n'uko bukeye igenda iturinda igenda itubeshaho tugenda turwara ikadukiza abantu bajya batuvaho ikatugumaho ni Imana nziza ni Imana y'urukundo haleluya. Ndabashije cyane mu izina rya Yesu mbinginga kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwumvire ijambo kandi mubike mu nkingi z'imitima yanyu. Dawidi yabivuze neza ngo yabitse ijambo ry'Imana mu mutima we ngo kugira ngo atazajya mucumura. Iyo bitse ijambo ry'Imana muri wowe ubasha kugenda wirinda icyaha ubasha kugenda uko Imana ibishaka. Ndabinginga bene Data kugira ngo tugendane ijambo ry'Imana mu mitima yacu nibwo bizatuma Imana itwishimira. Nta kindi kintu Imana yanga icyaha ariko ngo ntabwo yanga umunyabyaha. Iyo wemeye kwihana ugaca bugufi Imana irakubabarira. Imana yacu rero nitugirire neza tujye gusomana ijambo ry'Imana riri mu Kuva. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva ni ibice byaho ni 33. Umurongo waho ni uwa 13 tugasimbuka 17 tugasoma n'umurongo wa 19. Message mfite ndumva ari aho ngaho iherereye ku muntu wese uri buyumve. Reka dusome mu izina rya Yesu. Izi ni inkuru z'Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa.
ubwo Mose yingingaga Imana ayibwira ati nyemera tugendane kuko ubu bwoko ni ubwawe, turi ubwoko bw'Imana. hari aho Imana yadukuye. Aba ni Abisiraheli bari muri Egiputa, barabakoresha uburetwa, ariko igihe kimwe baza gutaka batakira Imana. Imana yumva gutaka kwabo, irangije yohereza Mose kugira ngo ajye kubakura muri Egiputa. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Uwiteka twishimire twese. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umurongo wa 13 haravuga ngo nuko niba ngugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Tugasoma na 17. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Tugasimbuka tugasoma kuri 19. ngo Uwiteka arambwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe, kuko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Amen. Mana y'amahoro itugirire umugisha. Iri jambo ndarikunda cyane kubera ko nasanze Imana itaguhaye umugisha nta mwana w'umuntu waguha umugisha. Imana itakugiriye neza nta muntu wakugirira neza. Uyu ni umugabo witwa Mose wahagurukijwe n'Imana ngo agenda mu Bisiraheli aho bari muri Egiputa ajya kubakurayo. Amaboko y'Imana yagendanye na Mose arangije akura Abisiraheli muri Egiputa aho bakoreshaga uburetwa. Iri jambo Mose arabwira Uwiteka ati niba nkugireho umugisha nyereka imigambi yawe. Haleluya. Niba Imana yingireho umugisha uyu munsi wa none, ahari mu kwezi kwa mbere ntago imigambi y'Imana yageze ku buzima bwawe, ahari inzira z'Imana wabonye zifunze mu kwa kabiri nuko mu kwa gatatu kuba tugeze mu kwa 11, ongera winginga Imana ikwereke inzira zayo, yongere kumenyesha imigambi yayo ku buzima bwawe. Uyu munsi abwiye ati niba ngugireho umugisha nyereka imigambi yawe. Imana ishimwe. Niba ngugireho umugisha unyereka imigambi yawe. Ahari hari igihe imigambi y'Imana ubona itahari, ariko iyo winginze Imana irongera ikakwereka imigambi yayo. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Turashimira Yesu kuko iyo tumusenze ajya atwereka imigambi yo ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Amina. Umugambi w'Imana ntabwo uyoba, nubwo abantu bawurwanya, nubwo abantu bawukerereza, ariko icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe Imana iragisohoza. Imana ishimwe. Imana ijya ibisohoza abantu badahari. Abari bakurwanyije babuze mu mugambi wawe, Imana yarangiza ikohereza imbaraga zayo, kuko amaboko y'Imana ngo ni maremare. Amaboko y'Imana yabaye maremare azura Lazaro. Amaboko y'Imana yabaye maremare azura umwana w'umupfakazi ubwo yari amufite ari umwe yarapfakaye. Amaboko y'Imana yagiye akura Abisiraheli muri Egiputa aho bakoreshwaga uburetwa. Mose yagiyeyo nta cyizere yifite, ariko yizeye Imana. Ariko niba nkugiriyeho umugisha, ndagusaba mwene data uyu munsi usenge ubwira Imana ati nimba nkugiriyeho umugisha nyereka imigambi yawe. Iyo umenye imigambi y'Imana ukamenya icyo Imana igushakaho, umenya uko ugendana nayo. Imana ijambo 17 ngo Uwiteka abwira Mose ngo n'icyo uvuze ndagikora. Ndagira ngo nkubwire aka kanya uri kumvira ijambo, icyo usaba Imana wizeye ukiranutse, icyo nacyo Imana ngo iragikora. Yabwiye Mose ngo n'icyo ngicyo uvuze, haleluya, nacyo ndagikora. Impamvu Mose yari asabye Imana afite kwizera, afite umutima ukiranutse. Ese uri gusenga uri mu wuhe mwanya? Ese uri gusaba Imana uhagaze ute? Ese uri gusaba Imana ukiranutse ufite kwizera? Mose yari afite kwizera, asaba Imana arayibwira ngo niba ngugireho umugisha unyereke imigambi yawe. Imana ivugana nawe, irangije avuga ngo n'icyo ngicyo uvuze ndagikora.
Imana ishimwe, Imana yacu ihimbazwe ko n'ibyo tujya tuvuga byose Imana ijya ibyumva kandi ikabikora. Ndi umugabo wo kubihamya, hari ibyo Imana nagiye nyibwira nyisaba irabikora. Nawe wongere ugirire icyizere, wongere uyibwire, kuko Mose yarayibwiye irangije avuga ngo n'icyo ngicyo uvuze ndagikora. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. 19 akavuga ngo Uwiteka arambwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Haleluya! Imana ije kunyuza kugira neza kwawe imbere yawe. Imana ije kuhanyuza kugira neza kwayo. Ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Ibyari byaranze bigiye kwemera mama, ibyari byaranze bigiye kwemera papa, ibyari byaranze bigiye kwemera wa mukobwa we, ibyari byaranze bigiye kwemera wa musore, kuko Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere yawe. Abazi babagiye kubibona, abakuroza, abakurwanyije, abaguciye intege, abakwesa ko nawe uzagera, abakurwanyije mu kazi, abaguhagurukiye taya sira bone taya mini fadra. Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe. Wenda hari igihe wabayeho ubona nta neza y'Imana, hari igihe wabayeho ubona Yesu yarakwihoreye, ariko Imana ntabwo yakuretse, ivuganye nawe yuko ije kongera kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Mugenzi, inshuti yanjye, humura, komera, Yesu arahari. Imana yacu turwana uko bwije nuko bukeye. Imana igenda iturwanirira, igenda inyuzaho ineza yayo ku buzima bwacu. Waryama ukabona butari buke, bwakwira ukabona bwacyo ukabona ni buri bwire, ariko nagira ngo nkubwire ko hari ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Neza y'Imana twarayibonye, hari aho yadukuye, hari aho itugejeje, hari ubuzima twabagamo dupfundikanya, hari ubuzima twabagamo tutagira akazi, ariko Yesu ajya turemera akazi, akanyuza kugira neza kwacu imbere y'amaso y'abanzi bacu, ikatugira neza, ikadutabara. Nuhumure nshuti mugenzi, nubwo banabikomeye, nubwo banabinaniranye, ariko Yesu ni igisubizo. Yesu ni umwami, Yesu ni umurengezi, umutabaza aragutabara. Jambo ry'Imana banga biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kunyeganyeza. Icyo Imana igusaba nuyizere uyiringire, ibisigaye byose Imana izabikora. Haleluya! Imana yacu nihimbazwe, Imana yacu n'urukundo. Twarasenze tubona ineza y'Imana. Ndashimira Yesu ko yamaye kwitwa mama w'abana. Zari bikomeye ku bwa kavukire yanjye, sinakabaye ndi Kigali, ariko Yesu yaranzane nuza mw'uyu mujyi. Turashimira Imana rero nubwo imeze gutyo, karaha Imana yadukuye. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Nabonye ineza y'Imana, nabonye Imana itanga akazi umuntu atarize, nabonye ineza y'Imana, Imana ikwicazanya n'abakomeye, ikakwicazanya n'abantu bize bavuga ibyongereza utakivuga. Nabonye ineza y'Imana, nabonye Imana isiga umuntu agaca. Haleluya! Nabonye Imana iteraho umuntu inyama akabyibuha, abantu babonaga kagiye gupfa. Imana yacu nishimwe kandi Uwiteka ahimbazwe. Muri imbyara ngo Imana iturebera aho tutareba, Imana ireba kure. Haleluya! Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. 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 Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutare. Oh, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana ishimwe. Imana itureba aho tutareba. Mama, Imana irakureba aho utareba. Mukobwa, Imana ikureba aho utareba.
ibyo ubona utabona nk'umwana w'umuntu Yesu arabireba, ijisho ry'Imana ngo rirabona, ni ahantu hati umuntu ajya ryihengeka, ibikurwanya Yesu arabireba, ibikuruje Yesu arabireba. Imana yacu turebera aho tutareba, Imana ikurebere mu kazi kawe, Imana ikurebere mu rugo rwawe bitagenda neza ibikemure, Imana ikurebere mu bushomeri n'imizi ibihindura ikuremera akazi, Imana ikurebere mu bukobwa bwawe, Imana izi kuremera urugo rw'umugisha, Imana iturebera aho tutareba, Imana ikurebere mu rubyaro rwawe, Imana ikurebere mu muryango wavutsemo, Imana ikurebere nekotaya sikaremone shani dota, Imana ikurebera aho utareba, kuko niyo Mana imurika ngo hatabona, ngaho umwijima uri nibasha kuhareba, ibikurwanya utazi Yesu arabizi arabibona. Imana amahoro ikugirire neza kandi utakaguha umugisha. Uyu ni Mose yarimo asaba Imana avuga ngo tugendane, kuko aho yajyaga ntabwo yari ahazi, ariko Imana yamureberaga harimo yerekeza. Araje avuga ngo niwemere kudukura ino utemeye kugendana natwe, kubera ko Mose ntabwo aho yari ari kujya arahazi, ariko Yesu yari ahazi. Niyo mpamvu Imana igitira aho tutareba bene data, Imana ibamahoro bagiriye neza umugisha. Ati nimba ngugireho umugisha wowe muntu uri gukurikira ijambo, nimba Imana igireho umugisha iguha ibyo ukeneye, nimba Imana ikugireho umugisha uyu munsi wa none, Imana ikuremera akazi, niba ugireho Imana umugisha Imana igukorera ubukwe, niba ugireho Imana umugisha wowe utabyara Imana iguhe kubyara, niba ugireho Imana umugisha wowe udafite akazi Imana ikuremera akazi. Imana yacu ishobora byose, nta kijya kinanira, iyo ivuze biraba, itegetse bigakomera. Niba waravuganye n'Imana nutegereze byanze bikunze izaza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, no kubikora izabikora. Uwo nguwo nibarakira arimo ashaka kuvuma Abisiraheli, ariko arangije amubwira ngo navuma n'uw'Imana itavumye, nubwo abantu bakuvumye, ariko umuvumo bakuvumye Imana ije kuwutesha agaciro. Ibyo Imana yakuvuze Imana ije kubisohoza. Ahari wenda urabona umwaka urangiye, ahari urabona ushize ntacyo ugezeho, ariko haracyariho ibyiringiro. Uwo ni Yobu yabivuze ngo haracyariho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ushobora kuba waratemwe rwose ukarokana nta n'imizi ugifite, ariko rebora siredo kiremanda yasika, iki giti ngiyo cyumvise amazi ngo kirongera kigashibuka. Yesu yongera kuvomerere. Uyu mwaka utararangira wongera uhure n'ineza y'Imana, uyu mwaka utararangira Yesu yongera kuvomerere, kuko iki giti cyari cyaratemwe nta buzima cyari kivite, ariko ngo cyumvise amazi cyarongeye kiraho, cyarongeye kirazuka, kirongera ngo kiramera, ngo cyongera kigira ibitoname nk'ibya mbere. Imana yongeye kuguha gutoha, Imana yongeye kukuvomera mukunzi wanjye, Imana yongeye kukwiyereka cyane. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rirabahora, ijambo ry'Imana rirahindura. Imana amahoro ibagirire neza. Reka dusome irindi jambo rimwe ritoya riri muri Yesuwa, ibice byaho ni 5, murongo aho wa 9 avuga ngo mbese haleluya, Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe, ni umukunzi mwiza, ni Imana itagibura kuboneka mu byago no mu makuba. Ibikugoye bikurije bibwire Yesu, Yesu ashobora byose, nta kijya kimunanira. Letala silebone sasoma henegide bini fodrai zene kuwa dotai. Reka dusemanire ijambo riri muri Yesuwa, ibice byaho ni 5 ngo hano wa 9, ngo Uwiteka abwira Yesu ati noneho mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa bagusuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Igirugari na bugingo n'ubu. Haleluya, Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihimbazwe. Haleluya. Hayo n'Uwiteka abwira Yesuwa, aramubwira ati noneho mbakuyeho igitutsi, noneho mbakuyeho igisuzuguriro. Hari igisuzuguro maze iminsi ugendana mubyeyi, hari igisuzuguro maze iminsi ugendana wa mugabo we, hari igisuzuguro maze iminsi ugendana wa mukobwa we, wa musore we, ariko ijambo ry'Imana uko rivuze, riravuze ngo noneho uyu munsi nekotaya sikaremone shenedata, ngo noneho uyu munsi ngo ndabakuraho igisuzuguriro. Imana ishimwe, Imana itagukuraho igisuzuguriro, nta muntu wakigukuriraho. Imana itahindura amateka y'ubuzima bwawe, nta muntu wayahindura. Ijambo ry'Imana ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje. Hari umucyo w'Umwami Imana uje kukurasira, wowe wari uri mu mwijima, wowe wari wigunze, wari ufite igisuzuguriro, ahari wahuye n'amagambo
byose Imana ije kugukuraho igisuzuguriro hene kotaya bini fodrayi nuhumure Yesu yaje mu bibazo byawe Yesu uramwiteguye Yesu uhagaze ute Yesu aragusanga hehe Imana yacu yaje nekotaya bini fo ije guhemba rebo yasire ku bantu bayikoreye Imana ije kubahemba ku bantu bayigomeye Imana ije kubahana nimuhindukire Imana bakoreye igisuzuguriro muri Yesu biremera ibyananiranye biremera ibyo ubona wakoze bikanga muri Yesu biremera hene taya siregrere muri byarya ngo hamagara Yesu azarebe hamagara Yesu azarebe mu buzima bwawe hamagara Yesu azarebe mu kazi kawe hamagara Yesu azarebe mu rugo rwawe hamagara Yesu azarebe mu nshuti yanjye mwene data hamagara Yesu azarebe kuko ngo niba ureba aho tutareba niba umenya ibyo tutamenya ndabinginga bene data reka twikomeze kuri Yesu ahandi hose ni ku musenyi iyo ubanye n'Imana neza Imana nayo kugira neza Imana ikaguha umugisha ikakwereka imigambi yayo ku buzima bwawe Imana yacu nishimwe ndabinginga rero hene kotaya siregrore jezido kitaraba yasire dotayini Imana yacu nihimbazwe tugiye gusenga dusengera muri iri jambo Imana ibakureho igisuzuguriro uyu mwaka utararangira Imana iguhuza n'icubura hene kotaya siregrore uyu mwaka utararangira Imana iguhuza n'umugisha wawe hene tarawini maya siregrore dore iminsi isigaye ni mikeya ngo umwaka urangire ariko turasaba imbaraga z'Imana ziremana ku munota wa nyuma Imana igira ibintu irema ku munota wa nyuma ku buzima bwawe hene taya sikare boneshaye turashimira Yesu kajya birema kandi bikaremeka bikemera Imana y'amahoro ihimbazwe tugiye gusenga Imana musaba nshuti yanjye musaba mugabo wa mukobwa we ngwino dusenge Imana yacu irakora dufite ibihamya n'ibimenyetso Imana yacu igikingura imiryango nabonye Yesu anyishurira amashuri y'abana bikomeye nabonye Imana imera umwana gutsinda nabonaga bidahari haleluya inetara sirebone sasoma Imana ntabwo igikangwa n'iminsi n'ibihe Imana ntabwo igikanga mubyeyi ufite umwana undi udafite ubwenge Yesu ajya atanga ubwenge mubyeyi aho ubona menerivare yabuze Yesu ageramo menerivare ku munota wa nyuma Imana ijya yishyura amashuri ibintu byari bikomeye ndakwinginga ngo dusenge ku kibazo cyose ufite izera Imana iringira Imana nishobora byose ndakwinginze muri uyu mwanya uzamura icyifuzo ufite ndakwinginze muri uyu mwanya uhamagara Yesu azarebe ndakwinginze uyu mwanya utungire Yesu agatoki wowe aho utareba ubwira Yesu akumenyesha imigambi yo ku buzima bwawe ibyo abantu batazi Yesu arabizi imigambi y'Imana ku buzima bwawe irahari ntabwo umugambi w'Imana ujyaba nta nubwo ujya uburizwamo bwira Yesu yongera kumenyeshe imigambi yo ku buzima bwawe hene kotaya siregre umuhamagare Yesu azarebe arebe mu buzima bwawe niba urwaye uri mu bitaro ubwire Yesu azarebe arebe uburwayi ufite niba ufite igisubizo niba ufite icyo yabikoraho Yesu nekotaya birifo niba Mana nyiribihe niba bazuye Lazaro amaze iminsi na mu gituro ubwo yari yarabaza yanutse ene taya siregre hene ko badoshari ubwo bashiki ba Lazaro hene taya babonye Yesu bakamubwira ngo iyo uza kubura aha ngaha hene winima ya siregre ntabwo musaza wacu aba yarapfuye hari ibintu Imana ijya yemera ko bipfa ariko ikajya n'igihe cyo kuza kubizura hene ko taya bini fodrayi Yesu agezura ibyapfuye n'ibyanutse arabizura haleluya n'ibyapfuye arabizura Yesu nesitaya mango yasibiye kuza kwa Lazaro kugira ngo namuzura bizamenyekane ahari Yesu yatinze ariko azaza ku buzima bwawe nubwo Yesu atinze ariko afite gahunda yo kuza afite gahunda yo kuza kukurengera afite gahunda yo kuza kuguhindurira amateka yarasibiye ariko bukeye araza Imana igiye kuza ku buzima bwawe haleluya ntabwo aba yabyirengagije ahubwo arasibira kugira ngo aje aziheshe icyubahiro ku buzima bwawe Imana y'amahoro ishimwe rero tugiye gusenga mwene data wumvise iri jambo Mose yabwiye Imana avuga ati nimba ngugireho umugisha niba ngugireho umugisha unyereke imigambi yawe uyu mugoroba ndakwinginze
ndakwinginze nshuti yanjye ubwire Yesu akwereka imigambi ku buzima bwawe, umuhamagara azarebe, kandi n'ikiri umubwira cyose niko ijambo ryatubwiye ngo nicyo ngicyo uvuze nacyo ndagikora. Haleluya. Icyo uribwira Yesu wizeye nacyo arabugikore. Imana bahora ishimwe. Irindi ryatubwiye ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Haleluya. Ngo nzagirira impuhwe uwo nzazigirira, ngo nzababarira kubabarirwa. Niba ushaka imbabazi z'Imana uyu munsi wa none wongera ugarukira Imana. Imana yiteguye kukugira neza, Imana yiteguye kukubabarira. Shuti mwene data, Imana amahoro baha umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ubaye ushaka ko twafatikanya gusenga wamamaga kuri nimero 0783 9688194 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Imana amahoro bahereza umugisha. Reka mbasenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye uyu mukozi w'umuhanga nekota yasiregrere bone sasoma uri Imana yacu bwite nekota laba yasiregrere de pai. Turagushimye kuri Imana ije kutugirira neza. Turagushimye Kristo ko ijambo ritubwiye ngo niba tukugireho umugisha ugiye kutwereka imigambi yawe ku buzima bwacu, kandi nicyo turi bugusaba niko ijambo ryawe rivuze ngo nacyo uzagikora. Imana ishimwe ko hari ibyo tugiye kugusaba kandi warangiza ukabikora. Izina rya nirihimbaza. Rotekere boya sira notaya mango yasika hene kutala boya sira grere. Ndagushimye Yesu kuje kurengera abantu bawe. Ndagushimye Yesu ko ari abantu uje kunezeza imitima. Ndagushimye Yesu ko ari abantu uriciye kurebera batarebaga. Ndagushimye izina rya Yesu kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo Mana rizajya icyo rihindura mu buzima bwiwe. Mana rimuremere ibyiringiro by'ejo hazaza, kandi ndasenze mu izina rya Yesu abakwizera bagukeneye Mana ubereke imigambi yawe Mana. Aya mezi dusigaje atarangira ngo umwaka urangire, ereka abantu Mwami Imana imigambi yabo ku buzima bwawe. Uri inshuti yacu, uri Mesiya, uri Kristo, uri Abisenyeri, uri Jezi Dokire Mado. Ushobora byose Mana, wari yaba yabivuze ngo nta kijya kiragoye umugambi wawe. Imigambi ufite ku buzima bwacu Mana nuyisoze. Urakarama Yesu, uragara ku ngoma. Abantu bawe bahagakiza Mana, hindura imitima ya benshi. Abarwayi Mana bize muri iri jambo ubaha ubuzima kuko Imana ishoboye byose. Ubaka ingo ziri gusenyuka Mwuka Wera. Ubake Mwami Imana nyiribihe. Mana ukora amakwa mu bakobwa mu basore bawe. Ukingura imiryango y'umugisha Mana. Abadafite akazi bacira akazi, ababuze urubyaro baremera urubyaro, ababuze uko bagira Yesu nyiribihe n'ujya ubura kugira. Niko muri byari nibyo ngo abantu babura uko bagira, ariko n'ujya ubura kugira Kristo. Urakoze ndagushimiye rero kuko uri Imana ishoboye byose. Icyo twari ibyawe mu izina rya Yesu. Amen.